The third thing that will bring death is to make a covenant with the unbeliever. Every time you have a pagan wife or husband, you are all dead. Today you will resurrect. Because some of you might be dead. You think I'm lying? Let's now go back to the word we read in Joshua 9. Let's now go back to the word we read in Joshua 9. We are going to try and massage this a little bit and make it softer on you. We are not talking about those who were once pagans and one of you got saved. No. It is difficult to be with a husband or a wife who's an unbeliever. They literally make you die. It is difficult mistaken Israel irapfa bahuraga bapfa batazi kibica naho ni ryasezera iyo uri kumwe n'umuntu mugakora nisezera n'umuntu mudahuha imyizerere ubuhamagaye urupfu mu gitanda cyawe mu kazi kawe mu bana. Word for the house of the Lord. Umuzutse bwawe amasengesho yawe uwo muntu mubana abyivangamo bigatuma utagera aho ugomba kugenda. Word for the house of the Lord. Umuzutse bwawe amasengesho yawe uwo muntu mubana abyivangamo bigatuma utagera aho ugomba kugenda. Asengukegera Imana bategeka dini njuza namazi niuza n'umwuka wera wagira ngo usenga ati kurirukana abadayimoni ninjuza n'umuriro wewe wiza n'umuriro ibaza umuriro w'umupagani urirukana abadayimoni niuza n'umuriro ugira ngo uza n'umuriro ati mu masezerano twarase ninjuza zana inkwi mu nzu y'Imana wagira ngo uzura umwuka wera ukora bitanga bati watwitonze ko ari njuvoma amazi n'umuriro bigaragaza impano z'umwuka wera n'ibitangaza by'Imana. Iyo warumbuye umupagani ni ukuvomera ibyo ibaze rero umupagani kuzana umuriro utwika satani ni umuriro umeze. They are in collaboration with Satan. They are working together. Muri make bakorana na Satani. How can they bring the fire byashoboka gute ko bazana umuriro mu nzu y'Imana burn Satan? Umuriro uzatwika Imagine that kind of fire. Nuwuhe muriro uzaguteye ute? Niyo mpamvu mubona abantu bagira swata abagabo cyangwa abagore badakijijwe bahora mu ntambara zidashira kuko ntibafite umuriro uhagije ntibafite imbaraga zihagije zo kunesha bahora mu bitero ngo babana nabo nabugingo n'ahantuka. That is why people who have husbands that are unbelievers, they are in continuous conflict. Their battles never end. And unfortunately, as it says here, they live with those people till the end. Till the end. I don't know how you deliver such people. Unless they get born again. Umutwe barya migraine bahorana imitima n'amatansiyo bahorana igihe cyose nta mahoro bagira umuvomyi n'umusheni nibyo umva n'umugibeyo
They are uko always having twameraga. continuous migraines and headaches and too much trouble because the one who's bringing the water is a Gibeonite. They are working with Satan. ndabizi ko mwihebye ariko nanjye nakuningira ni realite ijambo ry'Imana Nibyo, icyo gusakora Ukuri. tubasenga kugira ngo bakizwe sibyo nta bindi cyangwa Imana ibahavane. bakizwe abakobwa n'abahungu mutararongora cyangwa umurongorwa nimuza n'abagibeyoni ni akazi kanyu ba mama wanyu bo bamaze guhitamo cyangwa se bisanze ari uko bimeze tuzarwana intambara mama yarwanye papa Amen, amen. muri yaske Paul bakunde kumbaza ibibazo byinshi ngo ariko ngo umuntu ngo amwizaniye akazamurokora ari mu nzu ngo icyo ni icyaha ngo rwose ntibizashoboka n'abandi bakandika ngo sengera ngo umufiyanso wanjye n'upagana akizwe aya masengesho sinjukiza d'abord n'umwuka wera yabembereza ngo umuntu akizwe sinzi n'umuntu asaba ngo ndakizwe uretse Imana yogine